Tega amatwi aka gastori gatoya dutanyuranye umwana witwa Herve arimo araza gake gake asubira inyuma, nuko aba ari kumwe n'undi mugore uba uri inyuma w'umukobwa, nuko ako kanya inzoka rwose iba irimo iragenda isunika wa mwana isa nkaho igiye kumurya, none umwana akagenda asubira inyuma akamanuka ku manga, yo umwana akahita amanuka, nuko wa mugore akaza kureba ati rwose wowe ndagukize, icyawe ndakwishe ubu ngubu ntabwo uzongera kumbangamira mu nzira zanjye. Ako kanya umwana amanuka ku manga, nuko umusambi ukahita rwose ya misambi ya kera imwe bavuga mu migani ikahita iza ikamutwara. Umwana akavuga ati ni gute narokoka, ntabwo bishoboka. Ako kanya umwana akibaza ibintu biri kumubaho bikamucanga, ako kanya yajya kureba akabona ari ku musambi, akavuga ati si uyu musambi nawugezeho gute? Kumva umwana umusambi uramugurukana, haba hari umwumarayika aho ngaho, ni nawe uba umutwaye, ni nawe umufashije uba utabaye uwo mwana. Nuko uwo mwumarayika ukamumuzanira ukamutereka ahantu hameze neza, akavuga ati urakoze, ati genda utabare iwanyu bimeze nabi. Nuko umwana akavuga ati Elvin akavuga ati rwose bari banjugunye, umuntu warunjugunye ni umuntu ushaka ni mukase, aba ari umukobwa uba waraje kwinjira papa wiwe. Nuko ako kanya umwana akavuga ati akira umusambi wawe. Nuko umwana bakahita batugarura ku rundi ruhande, umusaza ndetse n'undi mugabo aho ngaho barimo barareba mu makontra aho ngaho. Ako kanya wa mugore akahita aza akavuga ati ngo akaza yiriza avuga ati wa mwana yaguye mu manga, ati wa mwana wanjye aguye mu manga rwose muze mutabare. Nuko ako kanya wa mugabo akahita akahaguruka akavuga ati ntibishoboka kuko umwana wanjye yagwa mu manga. Ako kanya akanabibwira uwo musaza uburi aho ngaho. Uwo mugore akavuga ati rwose umwana wanjye yaguye mu manga, reka tujye kumureba, tujye gushaka uburyo tubikemura. Ako kanya n'uwo mugabo akakurikiraho ko aba ari inshuti y'umuryango. Ako kanya wa mwana ahita ahura na wa mugabo, noneho wa mugore bikahita bimucanga, bikahita bimubabaza ukuntu amwijuguniye mu manga. Ati uyu nguyu utari aha ngaha akora iki? Njyewe ko mubonye neza agwa mu manga, uyu yaba ari umuzimu, ntabwo yaba ari we, ntibyumvikana. Ako kanya umwana akahita avuga ukuntu uwo mugore rwose ari we washatse kugira gute, washatse kumujugunya mu manga. Bakahita batugarura ku rundi ruhande, asa nkaho rwose bari kwibuka ukuntu byatangiye. Umwana aje kugura afite amafaranga rwose, akaza akabaza umugore uri aho ngaho, akamubaza ati ese birashoboka ko nanjye mwampereza ibyo muri gucuruza? Nuko ako kanya hakahita haza umukobwa akavuga ati nangahe ibyo bintu byawe? Ati zana amafaranga, ati ndakubwira wowe. Ako kanya akahita amubwira ati ese birashoboka ko wandangira ahantu mvana umugabo ufite amafaranga ariko amubaza? Nuko uwo mugore akamubwira ati oya rwose nta naho uwo muntu wamukura. Ako kanya uwo mugore akahita areba umwana, noneho umwana yajya kumuhobera, umugore akanga. Nuko ako kanya umwana akahita yisangira uwo nguwo uri gucuruza, ubona ko rwose umwana bimubabaje cyane. Nuko uwo mugore baba bamwita Elizabeth agakomeza yitegereza uwo mugore wundi uri kumwe n'akana, nuko ariko ukabona ko ari Slay we yishakira amafaranga, nta kindi kintu kiri kumugenza. Komeza ukurikira agafilime kacu, uraza kwigiramo byinshi ndetse ukore subscribe. Nuko ako kanya rwose bakomeza kuganira, uwo mugore yajya kugenda aba ari mukase w'umwana. Nuko akamubwira ati njye sinshaka kugendana nawe, niba ari ikintu baguhereza bakiguhe ko guma aho ngaho. Ako kanya umwana aguma aho ngaho. Nuko umwana akaguma aho ngaho areba ibintu bagiyemo, akahita avuga ati ntabwo bishoboka, akabakurikira akajya kureba, akaza akareba rwose. Nuko uwo Elizabeth abazanye n'uwo mugore wari urimo uracuruza aho ngaho, akamuha ati se uje uragira ngo bigende gute? Nuko ako kanya uwo mugore akamubwira ati renge gahunda mfite, ndashaka gufata uriya mwana nkamushyingura.
nkamutoragura cyangwa se nkamujugunya ari muzima kandi ndaza kubigeraho. Nuko bagahita bakomeza imbere, nuko aza gufungura butu aje gufasha uwo mukobwa ko imodoka ye yaba ari nzima, nuko aze kumusuzumira ako kanya umwana akareba. Ako kanya uwo mugore akahita yinjira mu modoka kugira ngo asuzume barebe ko imodoka yakwaka, akavuga ati ngiye kukugonga wa mugore we, kandi ni ibintu namaze kugambanira kandi rwose ntuze kunyitambika. Ubu byarangiye ahita ako kanya ahita yatsa imodoka, kumbe imodoka aba ari na nzima ntabwo iba yapfuye, mbega umugome. Nuko ako kanya akahita yatsa akahita amugonga. Ako kanya yamara kumugonga wa mwana bareba, nuko akahita aza gutabara. Nuko umwana we aba yabibonye rwose ko uwo mukobwa yishe wa mucuruzi. Nuko Elizabeth akahita azavuga ati urabibonye ibi bintu nkoze? Ati uri umugome. Umwana akavuga ati wowe uri umugome, ibi se ni ibiki ukoze? Byose nabibonye. Ako kanya ati utabivuga. Ariko Elizabeth avuga ati ntubivuge yuko nagonze uyu muntu, kandi rwose ibyo byo ni ibintu ugomba kuba uzi, nutabivuga nutagece ku munwa nawe ndakwica. Ako kanya akomeza kumubwira ati nizere ko ibi bintu utabibonye, ufunge umunwa kandi uceceke. Nuko umwana akavuga ati ntabwo bishoboka ko njye naceceka wishe umuntu w'umucuruzi twakundaga twese muri karitsiye. Akanya umwana akarira akavuga ati ntibishoboka. Nuko rwose uwo mugore we agakomeza avuga ati njyewe ikintu nashakaga ni ukubanza nkagukura mu nzira nkabona ibindi. Ako kanya bakahita batugarura ahantu uwo mukobwa baba bagiye kumushyingura. Nuko bakamushyingura, kumbi wa mugabo aba yapfushije umugore wiwe. Nuko wa mugore ibishe yari umugore w'uyu mugabo. Nuko wa mukobwa uba ushaka kwinjira papa w'uwo mwana rwose akaza kumutabara, akavuga ati ngo muhumura rwose birashira, ariko ukabona ko yifatanyije nabo, kumbi niwe wabishe. Ese baraza kumuvumbura? Komeza ukurikira agafilimi kacu uraza gusobanukirwa. Ako kanya umwana rwose Elvin we arabyuma agaceceka, kuko abaza umugore bahanganye uwo ari we n'uburyo ari umugome. Nuko ako kanya bakomeza kumubwira ati ese ubundi bwo mama yapfuye ate? Ati ni inkuru ndende, nanjye naje nsanga aryamye aho ngaho. Abura uburyo amusobanura kugira ngo nawe ataza kumwica. Nuko ako kanya umugore akomeza nawe yegera imbere abafata mu mugongo, kumbe niwe wabishe. Mbega ikigome! Ese biraza kugenda gute? Reka dukomeze dukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa ndetse uraza kumenya ukuntu bigenda akantu ku kandi. Ako kanya wa mugabo yaratashye yiyahuza inzoga, kuko aba yabuze umugore we akunda. Ako kanya wa mugore noneho nibwo aba yibonye akanya ko kuza kwiyegereza wa mugabo. Nuko rwose ukabona ko yambaye neza kugira ngo arebe ko yakura uwo mugabo, ariko gusa umugabo ibyo ntabwo abyitayeho, aba yagize ibyago. Avuga ati ese urabona meze neza? Ntabwo meze neza, nabuze umugore wanjye w'isezerano, umugore twashakanye. Ako kanya wa mugore rwose aza kumufata akamubwira ati bibaho, ariko ntabwo ari ngombwa ngo uheranwe n'agahinda, reba ibihari bishoboka. Ako kanya umugabo aba yataye umutwe, akamukomeza amubwira ari kunywa inzoga nyinshi. Nuko wa mugore nawe agakomeza azimuhata, ari kwibaza uburyo ari gutekereza umugore, agakomeza anamwongera n'izindi nzoga. Mbega umugore ese arashaka iki? Agamije iki kugira ngo kuri uyu mugabo akomeza anywa inzoga nyinshi zashiramo, akamuhata izindi, kuko aba abona rwose umugabo byanze. Umugabo noneho byarangira akahita yiryamira rwose, akahita aryama aho ngaho. Umugore we akavuga ati ese ubwo ubundi bwo aba arimo aramuseka rwose ko n'ubundi niwe wamwishe. Ese biraza kugenda gute? Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa. Ako kanya ahita avuga ati reka nkujyane ku buriri
niba bishoboka. Ako kanya uwo mugabo ahita amuterura akamujyana ku buriri. Uwo mugore bamwita Elizabeth, nuko agatwara wa musore, wa mugabo wamaze kubura umugore we, akamujyana ku buriri. Nuko wa mugabo akaza kubyuka, akaza gusanga, akibaza uburyo yageze ku buriri, yajya kureba agasanga aryamanye na wa mugore kandi bose barambuye. Nuko kumbi wa mugore byari agatego ko kugira ngo abane n'uyu mugabo. Ese biraza kugenda gute? Ako kanya aramubwira ati wageze ahangaha ute ko njye ntibuka uburyo waba wageze ahangaha? Ese hari ibintu twaba twakoze? Ariko umugabo akomeza kuvuga ko abanyweye inzoga nyinshi nubwo bakibyibuka. Nuko umugore akomeza amubwira ati yego rwose wabikoze, akomeza kumubwira uburyo byagiye bigendamo. Kumbi byose byari byapanzwe n'uyu mugore. Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa ndetse uraza kumenyamo byinshi. Ako kanya Elizabeth akomeza kumubwira ati wowe tuza, reka njye nkwiteho, naho ubundi wibagirwe uriya mugore wawe. Ese uriya mugore ubundi yaguhaye iki gituma njye udashobora byibuze kubasha kumva yuko nanjye nagufasha? Ako kanya rwose ubona ko uyu mugore agatego yamaze gutega kamaze gufata. Ese biraza kugenda gute? Komeza ukurikira agafilime kacu. Iki cyari igice cya mbere, uraza gukurikira n'igice cya kabiri kuri iyi channel. Ukore subscribe dukomeze tubane.